kuko ushobora kuba it was maybe a setup cyangwa usange ko muri icyo gihe habaye mu gutumvikana ko ari okese nahuye nayo nanjye yego uriya yagiyeho umusore agiye kumusura amubwira ati Godfather ndashaka 100,000 umuniga ati I don't have money uriya aravuga ati wamfashe yatabawe na science. Oh my God. So anything is capable of happening. So you mwitegeko like when you judge urebye according sinzi nakurikiye inkuru yo kugihe when you see this statement yo kugihe bahawe na ribu bo baravuga ubuhamya bw'abakobwa nuko yababwiye ko niba batagiye mu cyumba ngo nge abasambane nawe cyangwa bakore bamekinge nawe. Yes. Ubuhamya bw'abatanga ubuhamya na hanze na hamwe aho usanga mu kinyamakuru. Yego. Imyaka ingahe maze mu kazi nkora n'ubu yakwa case ya RK. Ntabwo urasanga ngo mutanga ubuhamya runaka yavuze bakacyandika muri BBC. Never. What happens is biravugwa ko abakobwa bafungiwe mu nzu bafungurirwa na polisi cyangwa batabarwa na polisi ariko numva na mushinjacyaha n'umwe wo mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu ashobora gufata ubuhamya bwa witness A akabutanga mu kinyamakuru. So things of justice are not easy. Noneho criminal cases n'abantu benshi bashobora gukora n'icyaha akataha rumwe. Wow. Innocent. The degree of proof is very high as considered to degree of proof from the bands. Okay. Thank you so much my brother. Abantu maganane baraha reka mbabwire ngo ushaka ukeneye umunyamategeko kugira inama ukaushobora kumukonsulta Innocent iyo name irindi zinanya cyangwa na murangira afite office copyright. afite office Kigali niba umushaka wanyuraho cyangwa ukaburi Kigali you can do it. So thank you so much sir, urakoze cyane. Okay. Uyu ni umunyamategeko Godfather abakobwa murangane mpamvu babwira ngo ndabatinya kubi reka nje kugura indaya nzajya ngura indaya reka nje kugura indaya ntabwo ngenza zirigi kanje kugura indaya nibyanga nzagenda bankone urumva ntabwo nzajya muri prison kubera umupuri nzagenda batsiramure bayakandi bayavanemo mbinkone urumva igitsina kizatumara umukobwa uramwinginga wampaye umukobwa akambwira ati si muri yabyanja iyo mbonye uvuze ngo urabona se urumva mfungira ikabutura byanjye ngacaho igitsina ngenza zira amafaranga igitsina kiragukasira abarimo n'ibikasiro bakagufunga nabi cyane ugapfa inkimbwa. Abantu muri kuri Twitter ndabasaba ndabona Twitter y'uyu munsi yanjye niba rukobera account ya backup ndabona afite abantu bake ni musange abandi bantu barenga 700 kuri TikTok muze abariho dukorera ntabwo ni bukoresha telefone ebyiri ntimubimpembera muze kuri TikTok abantu muri kuri Twitter hanyuma nkomereze ikiganiro reka Twitter mbenyiretse ariko Twitter mafite ikiganiro cyo muri Kongo kibiri kubera muri Kongo nzakora ikiganiro kuwa gatatu nzamfite abatumirwa hano kuri Twitter ntimuzabure ariko nzavuga ibintu bizashimisha amatwi y'abakeya ibindi ndabizi ko bitazabashimisha duhurire kuri TikTok. Twagiye mwumvishe umunyamategeko ahangaha amakuru njewe mfite nabonye buri kantu n'umuji wanje hari ibyo ntari buze kuvuga hano bro reka nkubwiza ukuri buri kantu nta kintu nta nubwo nje nashimisha ntabwo nashimishwa ngiye nkorera justice igitsina gore murabizi nk'ibisanzwe ntabwo nashimishwa n'ifungwa ry'umuji wanje cyangwa nka buri kantu tutigeze tugirana ikibazo ariko no mu rundi ruhande sinashimishwa n'ihohoterwa ry'igitsina gore murabizi iyo bigeze aho ngaho Godfather ndayamanika hagati aha ngaha rero ndaza kwifata manze numva iby'imihanda n'umwuka uri hano mu muhanda buri kantu ndaza gushyiraho comment ku kibazo cy'uyu mugabo. So urumva rero aha ngaha azironga atarimo kurepinga hari ubwo yigeze barepinga hari yasambanyije ku ngufu oya ibi bindi mumanze mutange sande muyobora iki kiganiro Kenzo muyobora iki kiganiro nzi reka genza n'amajwi bampaye ndabakinirijwe kurindi nagize amahirwe yo kubona message na chat abantu bakoresheje mbere yuko ko numva umunyamategeko ahubwo amaze kutubwira ahubwo numva buri kantu nawe ashobora kuba ibintu yabirenganiyemo gute umunyamategeko sinzi niba wabyumvise aravuze ati umuntu ashobora kuza yaraje kugira ngo ashaka kugukuramo amafaranga wamuhakanira agatabaza sande
reka nze nkubwire ikintu kimwe. Buri kantu ntiwasanga arengana wa mugana. Sande ntega amatwi wamukiniye umutwe. Sande ndakurusha imyaka nkugira inama. Bro. Ndabikubwira kandi nongere mbikubwire. Niba ugize igitsina gore uhura nacyo, duhurire mu isoko mukagira icyo mutumvikanaho, urukumva ufite one option yo kuzamura amakabutura ugataha. Bibaye ngombwa urapfukama. Ibindi kubikubwira nitwa njye. None ibintu byari bikangisha abana b'abakobwa uvugira baba bashyira ku basore. Ndakubwiye ngo ibintu ni bibiri, turi kumwe? Niba uhuye mu kinyejana turimo, niba uhuye n'umukobwa, bro, you better. Nese Godifari reka nkubaze, wumvise akavideo umukobwa yavuze ngo abana b'abahungu uburezi bwabo burugarijwe, niba umukobwa azajya gusaza uri umusore uba wenyine mu kageto wiri uhiga ibiceri, yaza akakubwira ati mpa amafaranga cyangwa mvuze induru baze bagutambikane, ubu abana b'abahungu bacu ntibagiye kubigenderamo. Urambwiye ngo iki? N'ubu ngubu niba umutipe yibereye mu kageto ke, yego, abana b'abakobwa bakaza kumusura, yenda bamutumweho intumwa bati duha ibiceri niwanga tuvuge ko wadukingiranye, noneho mu gihe ari kubibabaza bakahita bahamagara umutipe akaba yayorwa, ko nabyo bishoboka. Urumva abana b'abahungu batazaharenganira? Ndaje wumve iyi nkuru ngiye kuyibavira imuzi, niyo mpamvu natinze ngiye kubavira imuzi uko byagenze buri kantu n'abakobwa ngo nibare n'amafoto y'abakobwa ngiye kuyabashyiriraho hano. Ariko ndabaza niba bitagize icyaha kuko njye amafoto y'abakobwa namaze kuyabona. Banamenyekanye se abakobwa? Abakobwa barazwi. Urumva? Ese nka buri nguni yaje akaba barazwi, abakobwa barazwi bamaze kubamenya. Ubu nka buri nguni yaje akaba tubwira uko byagenze kugira ngo buri kantu yisange mu maboko ataraye. Ntabwo buri nguni buze kumugira inama yo kuvuga, ariko abakobwa namaze kubamenya barahari. Biroroshye, nimujye mugira muri amakuru, ntabwo abakobwa yoroshye kugeraho. Urumva? Ndaje inkuru nyivimuzi. Ngiye ko abantu mushaka bamanikira amafoto y'abakobwa mu mbwire maze mbere ko abakobwa buri kantu azize. Mwe mutapinga gatoya. Abakeneye amafoto mumbwire tuti ngo difata manika amafoto. None rega buri hari itandukaniro. Ntabwo ikintu mugomba kumenya haba hari itandukaniro ry'abantu bavuga amakuru, ariko hatarimo icyo bita umwihariko. Umwihariko nuko ngiye kubashyiriraho ikintu bita ifoto y'umukobwa buri kantu na buri nguni ibazize. Hari ubwo ntibaba bakiri ba victime ra? Uravuze? Ubwo ntibaba bakiri aba victime, uyadutayemo ntibya bigize ikibazo. Mbega ibyo bisobanuye iki? Wademiye gutangaza ngo mu victime ngo babibujijwe. Ni ba victime mu biki? Nibo bahuruje. Wumva? Ubu turi kuvugana mwese mumbwire ngo Godifada tama amafoto mbere ko abakobwa murarira murasiriba. Kunyumva? Murasiriba mukirireho intare ngende nyivunjemo njye kugura indaya. Ntabwo nzazira igitsina cy'umuntu. Urumva? Nzajya ngenda hariya nishyure ngeze igihe. Hey Hozi, munzanire gasuku bro. Gasuku yahita rurangiza. Munzanire Jay yahita aca urubanza. Yewe nibigera kuri buri kantu ari icy'umuntu. Nibigera kuri buri kantu ari icy'umuntu. Jay yahita amukatira. Reka nkubwire uzajye nanze wa buri kantu mane ntabwo yamuze. Munzanire Jay hano. Oya Jay mwihorere. Jay mwihorere. Oya Jackie ari kuvuga ngo wanzanire Jay ngo kubera ngo Jay ngo njye nawe ngo Maya ko Godfather amuzi kuntu yiyenza. Sha Jackie rekana na Godfather man. Godfather bahaye. Mureka se ugende gute? Urumva ko bakishyize mu bintu. Wowe ikiganiro turimo harantu uriye nacyo no sense. Nta nubwo kizi ibyo turi kuvuga. Mumanura ishyano, moderator manura. Ngira moderator bamuremba amahire bamanuye ahubwo banambroke. Ariko amanda ibi ni iki koko? Umuntu ari mu bintu bibabaje, umuntu ari kuza atebye ibintu byi